Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Bifurije kugira umunsi mwiza. Imunyewe dusangiye amasomo matagatifu kiriza umubyeyi wacu wateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya Tobi. Muri iyo minsi Ana nyina wa Tobi yari yicaye akenguza inzira umuhungu we yaturukamo. Nuko amurabutswe atungutse abwira Tobiti ati, dore umuhungu wawe araje kandi azanye na wa muntu wamuherekeje. Mbere y'uko Tobi agera hafi ya se, Rafayeli aramubwira ati, ndabizi neza amaso ye arahumuka, uyasigeho ako gasabo k'ifi. Uwo muti urakorakoranya bya bihu byera, ubyomore ku mboni, maze so ahumuke yongera arebe urumuri. Ana aza yiruka, umuhungu we amugwa mu nda. Niko kumubwira ati, ndongeye ndakubona mwana wanjye, ubu noneho ninshaka mpfe. Maze asesa amarira. Tobiti nawe arahaguruka asohoka adandabirana aza ku irembo. Tobi agenda amusanga, ka gasabo akigafite mu ntoki, aramucigatira, amuhuha mu maso, aramubwira ati, ihangane dawe. Amusigiramo wa muti, aramusagasira, nuko ayabyiringizamo ibiganza bye byombi, maze imvuvu zihungukira ku mpande z'amaso. Tobiti ahita amugwa mu nda, amarira arisesa, aramubwira ati, nongeye kukubona mwana wanjye, wowe ndeba nkanezerwa. Hanyuma aravuga ati, nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo risumba ayandi yose, niharatwe abamarayika bayo batagatifu. Izina ryayo risumba ayandi riragahorana natwe, kandi n'abamarayika bayo nibubahwe uko ibihe bihora bisimburana, kuko Imana yari yarancyashye, none dore umuhungu wanjye Tobi ndamureba. Tobi yinjira mu nzu anezerewe kandi asingiza Imana mu ijwi riranguruye. Hanyuma atekereza se ukuntu urugendo rwe rwamubereye ruhire, akaba azanye feza, anamubwira kuko yarongoye Sara umukobwa wa Raguweli. Hanyuma yungamo ati, ndetse nguyu yaraje, ageze ku irembo rya Ninive. Nuko Tobiti ajya gusanganira umukazana we, agenda yishimye kandi asingiza Imana, agera ku irembo rya Ninive. Abantu b'i Ninive bamubonye yigenza ari muzima, ntawe umurandase, bose baratangara. Naho Tobiti akabemera ko ari Imana yamugiriye impuhwe ikamuhumura amaso. Ageze iruhande rwa Sara, umugore w'umuhungu we Tobiti amuha umugisha, aramubwira ati, urakaza neza mwana wanjye, nihasingizwe Imana yo igucyuye iwacu mwana wanjye. So arakagira umugisha, n'umuhungu wanjye Tobi awugire, nawe kandi uhorane mwana wanjye. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose, ncurangira Imana yanjye igihe cyose nzaba nkiriho. Hahirwa umuntu Imana ya Yakobo ibereye umuvunyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye. Ni indahemuka iteka ryose, arenganura abapfa akarengane, abashonje akabaha umugati. Uhoraho abohora imfungwa, Uhoraho ahumura amaso y'impumyi, Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhoraho agakunda ab'intungane, Uhoraho arengera abava amahanga. Ashyigikira imfubyi n'umupfakazi, ariko akayobagiza inzira z'ababi. Uhoraho ni Nyiringoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu ngoro y'Imana, araterura ati, niki gituma abigisha amategeko bavuga ko Kristo ari mwene Dawudi? Kandi Dawudi ubwe yaravuze ati, Nyagasani yabwiye umutegetsi wanjye ati, icara iburyo bwanjye kugeza igihe abanzi bawe mbahindura imisego y'ibirenge byawe. Uwo Dawidi yita umutegetsi yaba umwana we ate? Abantu benshi bamwumvanaga umunezero. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aratwigisha gusingiza Imana no kubwira bose ibikorwa by'impuhwe zayo. Ivanjiri iratwibutsa ko natwe tugomba kumvana Yezu umunezero. Tobiti ntahwema gusingiza Imana imbere y'ibimenyetso by'impuhwe zayo. Arayishimira ubutaretsa kuko yamunyujije mu buhumyi ariko imuzigamiye ibyishimo bikomeye. Gukira ubuhumyi byamubereye igitangaza gikomeye cyerekana impuhwe zihebuje z'Imana. Akamaro k'abamarayika batumwa n'Imana mu buzima bw'abantu bayo ni ukubarinda, ni ukubaherekeza, ni ukubakiza no kubarwanirira. Abamarayika ni intumwa z'Imana ku bantu, zigamije kutugaragariza urukundo rw'Imana no kutwitaho muri byose. Aho abaganga batsindiwe bakananirwa gukiza Tobiti na Sara, niho umumarayika wa Nyagasani yagaragaje ububasha bw'Imana ikiza, arabagoboka, arabakiza, yongera kubatera ibyishimo. Kimwe nka Tobiti, duzamura ijwi ry'ibyishimo, turangwe no kunyurwa, dushimira Imana, tuyisingize, tubwire bose ibyiza idukoresha cyangwa se idukoreramo. Imitima yacu inezerwe kandi isabire abandi umugisha. Ibyago Imana yemera ko bitubaho, ibyo tunyuramo bibabaje, ntibizigere na rimwe bituvutsa icyizere cyo gutabarwa nayo igihe cyayo kigeze. Mu Ivanjiri turabona ko abantu bumvana Yezu umunezero. Hari ibyo twumva ubu tukabisobanukirwa, ariko ku gihe cya Yezu abenshi baterwaga umunezero n'ibyo avuga ariko ntibabashe kubishyikira. Kumva no gusobanukirwa ko Yezu ari umwana wa Dawudi kandi akaba n'umutegetsi we, twabisobanukiwe nyuma y'izuka rye. Yezu ni umwana wa Dawudi ku bw'umubiri, akaba umwana w'Imana ku bw'ububasha bwa Roho Mutagatifu. Icyo dukwiriye gusaba ni ukunezezwa no kumva Yezu. Ijambo ry'Imana rijye rihora ritubibamo ibyishimo, amahoro, urukundo, ituze ndetse n'icyizere. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire yo kujya tumusingiza muri byose. Tumwiringire kuko ari we uturengera muri byose kandi akadukiza. Naharirwe ingoma, ikuzo n'ibisingizo ubuziraherezo. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, bakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.